Nongeye kubasuhuza no kubaha ikaze bakunzi bacu mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Nge nitwa Theophile Byugusenge, mu nyemere tubane muri no nkuru y'agahinda. Ni inkuru ivugwa mu karere ka Rusizi, kandi umugabo witwa Ngabonziza Eric n'umugore witwa Ikimana Jeannette bari bamaze iminsi mike cyane bashingiranwe. Bahiriye mu nzu bakodeshaga, ariko kandi abaturanyi baza kuba hafi, baza gutara batarapfa ndetse bajyanwa kwa muganga. Aba bombi kandi bari batuye mu mudugudu wa Munyinya ni mu kagari kandi ka Gihundwe mu murenge wa Kamembe mu karere ka Rusizi. Bahuye n'uruva gusenya kuko ibyo bari batunze byose byabashije kwangirika, nyamara nabo ubwabo bakaza gusorwa mu nzu, nabo batangiye gushya. Nyir'inzu kandi baberaga muri inzu witwa Uzamukunda Fresta w'imyaka 62 yabwiye ikinyamakuru bwiza.com dukesha inkuru ko hari nka saa 7 z'ijoro ryo kuri uyu wa mbere tariki ya 13 Ukuboza 2021, ubwo kandi yumvaga Madame Ikimanezanye ataka cyane ngo arapfuye niba batabare. Abanza kugira ngo nabajura, ariko nyuma asohotse arebye neza asanga ari inzu iri gushya. Yagize ati kandi nasohotse mbona inzu yose irimo gushya yagurumanye, uhereye ku cyumba cy'uruganiro numva kandi basakuza bataka cyane ngo batangiye gushya, ndetse kandi ko babuze aho bashize urufunguzo rufungura umuryango ngo babashe gusohoka. Ndebye neza mbona umuriro kandi ari mwinshi cyane, kuko nanjye nta wundi tubana mu nzu. Nahise nirukanka njya kwitabaza umuturanyi, ndetse abona nta kindi kintu cyakorwa uretse gushaka ishoka tukamena urugimba ndetse bakaza agusohoka. Uyu mukecuru kandi yahise ahereza uyu muturanyi ishoka yerukaga kugura, ndetse umuturanyi asiga acurugi. Hanyuma nawe ahita ajya gutabaza abaturanyi, ndetse bahageze basanga abatangiye gushya, ariko ibyo bari batunze byose biza kwangirikira, ariko bo baza kuhasohokamo ari bazima n'ubwo bari batangiye gushya. Uyu mukecuru kandi yavuze ko umugabo ari we wahiye cyane, nguko yagerageje kubandara hejuru y'umugore we wari utwite inda y'amezi 5 n'igice kugira ngo we n'umwana we babashe gutabarwa amahoro. Yagize ati kandi basohotse bambaye ubusa buri kuko nta kindi kintu bari bafite mu ntoki bahiye bigaragara, ariko kandi umugabo niwe wahiye cyane, nguko yagerageje kurambara hejuru y'umugore we n'umwana we yari atwite w'amezi 3 n'igice kugira ngo babashe gusohoka mu nzu amahoro batahiye. Umunyamabanga nshingwabikorwa kandi w'akagari ka Gihundwe Habimana Jemuve yavuze ko batabaye mu masaha ya saa 8 z'ijoro bagasanga abageni batangiye gushya, ndetse n'ibyo bari bafite byose byahiye. Yakomeje avuga ko bari bahiye, ariko umugabo ari we wahiye cyane, ndetse ahagana mu bitugu, kuko yarwaniye kugira ngo umugore we utwite inda y'amezi 3 n'igice abashe gutabarwa amahoro, ndetse bikaza kuba ngombwa ko babajyanwa ku bitaro by'akagari ka Gihundwe. Ndetse uyu mugabo wari wahiye cyane yageze ku bitaro bya Gihundwe, ndetse abona ko bikomeye cyane, ndetse bamwohereza i Butere hamenyekana icyateye inkongi y'umuriro yatwitse inzu y'Abageni. Gusa kandi ngo ukurikirana uyu mugore yavuze ko ari kwitabwaho, ndetse n'umwana we atwite nta kibazo bafite. Uyu mubyaza kandi yavuze ko bakiriye uyu mugore ahagana ku isaha saa 8 z'igicuku atwite inda y'ibyumweru 14, ndetse ni ukuvuga ko ari amezi 3 n'igice, ndetse ngo afite ihungabana. Gusa yakomeje avuga neza ko ari kwitabwaho, ndetse ubu we n'umwana bakaba bameze neza. Nta makuru y'umugabo aramenyekana, gusa umuyobozi w'akagari ka Gihundwe yabwiye ikinyamakuru bwiza.com dukesha inkuru ko nyuma y'abo barokotse bahise bakorerwa raporo, ndetse yoherezwa ku murenge bategereje kurebwa icyo bafashwa.